Ushobora kuba ari ubwa mbere ubyumvise cyangwa se usanzwe ubyumva ko gusinzira cyane bishobora gutera gupfa. Ariko se nibyo? Ababivuga babikomorahe? Bisanzwe bizwi ko kutaryama igihe gihagije bibyara ingaruka zitari nziza ku mubiri. Ariko se no kuryama igihe kirekire niko bimeze? Hari ubushakashatsi butandukanye bwagiye bwerekana ibi ngibi. Bwa mbere ni ubushakashatsi 74 bwakorewe ku bantu barenga 10,000. Ubwa kabiri bwakorewe mu gihugu cy'Ubwongereza ku bantu 10,000 bari hagati y'imyaka 42 na 65. Ikigereranyo muri rusange y'imyaka 62. Icyo ubu bushakashatsi buhurizaho ni uko kuryama igihe kirekire kiri hejuru y'amasaha 9 byongera ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima n'izibasira udutsi duto dutwara amaraso harimo na stroke, ndetse no gupfa kurusha kuryama igihe gito, ni ukuvuga munsi y'amasaha 7. Ese kuryama igihe kirekire ubundi bivugwa ryari? Buri muntu wese n'ikigeragezemo asinzira amasaha atandukanye, cyangwa se bitewe n'imyaka ufite, icyo ukora ndetse n'ubuzima bwawe muri rusange, amasaha uryama arahinduka. Nko mu gihe urwaye cyangwa ufite stress, igihe uryama gishobora kwiyongeraho cyangwa se kikagabanuka. Gusa muri rusange umuntu mukuru, ni ukuvuga guhera ku myaka 18 kugeza kuri 65, agomba kuryama amasaha hagati ya 7 n'8. Iyo umuntu ataryama igihe gihagije ashobora kugerwaho n'ingaruka zitandukanye, zirimo nko kongera umubyibuho ukabije, gutera uburibwe bw'umugongo, kongera ibyago byo kwibasirwa n'indwara zitandukanye nka diyabete, bishobora no gutera ibibazo by'umutima, bitera imikorere mibi y'ubwonko, ndetse bishobora no kongera ibyago byo kurirwa n'umutwe. Bishobora kandi no gutera kwigunga bikabije. Nubwo kimwe mu bimenyetso byo kwigunga bikabije depression ari imihindagurikire y'ubuzima n'ubusinzira cyangwa se uburyo asinzira, byagaragaye ko kuryama igihe kirekire birigira icyo bihindura kuri mood yawe, bikaba byanagutera depression. Kuryama cyane bihindura ihererekanyamakuru mu bwonko, aho imisemburo ya dopamine ndetse na serotonin igabanuka cyane, bikaba byatuma wumva ubabaye cyane, akanyamuneza kawe kakagenda. Dore bimwe mu byagufasha gusinzira neza: harimo kugerageza kuryamira no kubyukira amasaha adahinduka, kuryama ahantu hasa neza, hadasakuza kandi hari urumuri rukeya rushobora no kuba ntacyo rwagutwara, kwirinda kureba televiziyo cyangwa se mudasobwa no gukoresha telefone mu gihe uryamye, kwirinda kunywa ikawa, inzoga, cyangwa se igihe wenda kuryama ukaba wabyirinda, ukaba wabinywa mbere y'amasaha menshi mbere yo kuryama, gushaka uburyo ibintu ukora ukibyuka bidahinduka, ugire gahunda imwe, ku buryo bizajya bikurinda gutinda cyane mu buriri. Ubundi niki gitera abantu kuryama cyane? Nubwo kuryama cyane igihe kirekire rimwe na rimwe biterwa yenda n'akazi cyangwa se utanafite icyo bigutwaye, hakaba n'izindi mpamvu z'uburwayi, imiti urimo gukoresha cyangwa se inzoga ndetse n'ibindi. Ariko mu gihe ubona bitangiye gukabya igihe cyose uryama igihe kirekire, ukumva kuva mu buriri byanze ugasinzira igihe kinini, bishobora kuba biri ikimenyetso cy'indwara zitandukanye harimo nka depression, cyangwa se ukaba utangiye kugira umubyibuho ukabije, ukaba ufite stress zitandukanye zishobora no gutuma udasinzira cyangwa se ugasinzira cyane. Niba uri hejuru y'imyaka 60 ukaba ubona utangiye gusinzira cyane, ni ikimenyetso cy'uko ubuzima bwawe butameze neza. Gusinzira ni ingenzi cyane ku buzima, kimwe no kurya indyo yuzuye ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri. Niba uryama bisanzwe birahagije, umubiri wawe iyo waruhutse bihagije uragukangura. Mu gihe urushye ruhuka, niba waruhutse byuka uve mu buriri, ureke kuryamira kuko bishobora kugiraho ingaruka zitandukanye nk'uko twazivuze. Mbashimiye ko twabanye. Niba utarakora subscribe n'ugenda utayikoze, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi, tujye tubana buri munsi mu biganiro byiza. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.